mbega umunsi mubi we, mbega umunsi nabyemeraga kuki ariko ndabyemera. murakoze Imana ibaha umugisha. Ni iby'agaciro kongera kubona tugaragiwe n'abantu bangana nk'amwe, nubwo tugaragiwe
turi mu gahinda, ariko ku Mana, kuri Shima ndizera ko nawe ahari anezerewe. Shima ari umwana ukunda kubona abantu. Shima yari umwana ufite inzozi zo kuzateranya abantu nk'uku nguku ku munsi we wa anniversaire, ariko nyine anniversaire ye ibaye iyi ngiyi. Imana ibahe umugisha. Shima amazina ye yitwa Shimanikiza Lewel, akaba ari umwana wacu w'imfura, akaba yaravutse tariki 27 z'ukwa 10 2021. Shima yari umwana mwiza, yari umwana w'umuhanga, yari umwana ukunda abantu. Muri iki cyumweru cyose gitambutse, abantu bose bagiye bavuga ubuhamya bwa Shima, inshuti, abavandimwe bagiye babigarukaho. Tubuze umwana w'intwari, tubuze umwana ugira ishyaka, tubuze inshuti, ariko turizera ko hagiye ariho heza. Turizera ko natwe tugomba gukora neza kugira ngo tuzongere kubona umwana wacu w'imfura, kandi tudashidikanya ko aho ari tuzamusangayo tukanezererwana nk'uko abakozi b'Imana bamaze kubivuga. Tuzamubona yarakuze, atubwire uko byagenze, twishime, nubwo kuri aka kanya tutari kumubona, ariko tuzi ko Shima ari mu biganza byiza. Iby'uburwayi bwa Shima iki cyumweru cyose gitambutse twabivuzeho. Shima yafashwe mu kwa 7 tariki 20. Shima yafashe mu kwa 7 mu mwaka wa 2025. Uburwayi bwe bwaje butunguranye kandi buranihuta, ariko bigeze mu kwa 9 nibwo byabaye nk'ibikomera cyane. Shima biba ngombwa ko bamukorera operation, ariko ntiyagenda neza uko bikwiye, biba ngombwa ko baduha transfer yo kujya mu Buhinde. Twageze mu Buhinde, Shima arongera amera neza, arakira, icyizere kiragaruka, yaba kuri njye na mama we n'umuryango muri rusange. Twongera kugira icyizere ko umwana wacu ameze neza. Ndi kuvuga muri make kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kuko ibyinshi byo byagiye bitambuka muri iki cyumweru cyose. Shima mu burwayi bwe bwo mu Buhinde yarongera tugarura icyizere cy'ubuzima, tugirana ibihe byiza. Shima adutwereka impano ze nyinshi zitandukanye. Umunsi ku munsi urumva twari tumaze amezi 6, umunsi ku munsi urumva twabaga turi kumwe. Shima develop impano ze. Shima ashaka inshuti yari mu Buhinde aho twari turi, twongera kuhagira umuryango. Rero Shima agiye nta kirarana dufitiye, kandi natwe turizera ko ibyo twari dushoboye byose twabimukoreye. Shima agiye anezerewe. Shima yari umwana ugira ishyaka, yari umwana utajya, niba avuze ngo yego ni yego, niba ari oya ni oya. Natwe turabimukundira, icyo dusabye tukagikora. Niba tuvuye kwa muganga akakubwira ngo ndashaka ungurira ukakamugurira, ejo akakubwira ati rwose nzongera nitware neza kwa muganga, bantera agashinge, bankorere buri kimwe cyose, ntago nzabagora. Shima rero yari intwari, ariko twizeye ko ahagiye ariho heza, kandi natwe tuzaharanira kumusangayo. Shima mu byo yakundaga n'ibyo yifuzaga kuzaba. Shima yifuzaga kuzaba umupilote, akaba umu engineer ukanika indege. Shima agashaka kuba umupasiteri n'umupolisi.
Shima tukamubaza se ibyo byose uzabikora gute? Akavuga ati nzajya mbanza ngeze batate muri Amerika njye kubatembereza na nyogokuru na sogokuru, ngaruke njye mu gipolisi ubundi nkore n'umurimo w'Imana. Rero agiye inzozi atazigezeho, ariko twizera ko ibyo atagezeho murumuna we arahari, nawe tuzamutoza kugira umuco nk'Shima yagiraga, kandi turizera ko Imana izabidushoboza bikagenda neza. Shima yatubereye incungu mu muryango nk'uko sogokuru yabivuze mu minsi itambutse. Shima nta muntu bigeze bahura ngo batandukane atamwishimiye. Shima mwapfaga kuba muhuye gusa ukumva uramwishimiye, kuko yari umwana ugira utuntu twinshi cyane twatuma umukunda, akunda abana. Aho twari turi yahoraga atubwira ati abana banjye mubagurire ibikinisho nzabashyire. Yari yarigize umuntu mukuru ku buryo yavuga ngo abana be azabashyira ibikinisho. Shima twavuga byinshi kuri we, ariko icy'ingenzi ni uko yari umwana ukunda Imana, yari umwana mwiza, yari umwana w'umuhanga. Ikimbabaje cyane ku ruhande rwanjye ni uko yagiye ku itariki y'amavuko yanjye. Agiye ku itariki y'amavuko yanjye n'ukwezi navutsemo. Ariko niwo munsi mukuru ubwo tugomba kuzajya dukora, tuzi ko Imana izadushoboza kandi twari tubihagararamo neza. Reka dushime. Mbere na mbere turashima igihugu cyacu cyadufashije mu buryo bwo kujya kwivuza, batubaye hafi. Imana ikomeze itanga umugisha mu gihugu cyacu. Turashimira abakozi b'Imana batubaye hafi, baramusengeye ubwo twajyaga guhaguruka inaha, bamusize amavuta, baramusengera. Itorero dusengeramo rikora amasengesho ku bwa Shima, kandi turahamya ko amasengesho bakoze atabaye imfabusa, kuko hari igihe twagize cy'umunezero turi kumwe na Shima mu Buhinde, nubwo kugeza ubu tutari kumubona, ariko hari igihe amasengesho yakoze natwe tukajya tuyabona, tukajya tubona ibintu byose biri kwikora. Rero Imana ibaha umugisha. Turashimira abaganga batubaye hafi. Hari Dr Yves, hari Dr Ariane na Dr David. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Batubaye hafi mu rugendo rwacu turi hano mu Rwanda. Urumva kugira ngo ubone ibyangombwa byo kujya kwivuza, ibintu byose byatwaye icyumweru kimwe twe twari tugiye. Ntago ari amahirwe buri wese agira, nuko twagizemo abo bavandimwe bakabifata nk'aho ari umwana wabo bari gukorera. Aho bari Imana ibaha umugisha, bumve ko tubizirikana ku mutima wacu. Turashima abakoresha bacu. Urumva icyo gihe cyose twari twaragiye, abakoresha bacu ntago bigeze bashaka abadusimbura. Imana yo mu ijuru ikomeze ibaha umugisha. Umuryango turawushimiye, umuryango nkomokamo, umuryango wa Mashima akomokamo, batubaye hafi ku buryo bwose bushoboka, ntacyo twigeze tubura. Nta kintu Shima yifuje aho twari turi ngo akibure. Muri ayo mezi 6 twari turiyo, nta munsi n'umwe Shima twigeze tuva kwa muganga tutamuguriye igikinisho. Urumva ko ibyacu Imana yabihagazemo, natwe duha imbaraga turakomera, kandi ikidutera n'imbaraga
kugeza ubu nuko twizeye ko umwana wacu tuzongera tukamubona. Rero Imana ihe umugisha inshuti, abavandimwe, abaturanyi bacu, abo twiganye, muri rusange buri muntu wese uri hano, Imana imuhe umugisha. Bidukoze ku mutima. Sori gato mvuga akantu nubwo twaraye iminota, ariko twakoze ubukwe muri covid. Twari dufite abantu bake nibo badutahiye ubukwe. Turi hariya twahoraga tuvuga ngo imyaka 5 tuzatumira abantu, dukora ubukwe nyine dutumira abantu tunezerwe. Shima yari umwana udakunda anniversaire, ariko nawe yaratubwiye ngo ku myaka 5 tuzamukora anniversaire dutumira abantu. Rero agiye tudakoze anniversaire, tudakoze ubwo bukwe ngo dutumira abantu, twicaze imbaga tunezerwe. Ariko kuri ubu ubukwe bwacu bwari ubu. Twatumiye abantu. Rero buri wese akomere, ahubwo akomeze asenge, twese dushyiremo umwete, twifuze kuzasanga Shima, dukore neza kugira ngo tuzongere kubona Shima abamukunda mwese. Kandi turizera tudashidikanya ko Imana iri kumva isengesho rya buri wese. Imana ibaha umugisha uko mwatubaye hafi mu buryo bwari bwo bwose. Icyumweru cyose nta munsi twigeze twicara hano twenyine nk'imiryango gusa. Ntitwabuze abadutaramira, ntitwabuze abatubwiriza, nta kintu na kimwe twigeze tubura. Ni iby'agaciro. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murakoze. Mama Shima hari indirimbo nto yashaka kuririmba, Shima yakundaga kuririmba, reka nawe agira icyo avugaho. Murakoze. Icyo nari nibagiwe, icyo atavuze nuko Shima yize crèche, abasha kwiga n'umwaka umwe gusa wa Meragata, Ecole Meragata. Turabashimira cyane ko mwatubaye hafi, kandi mukaba muri abahamya bw'ubuhanga bwa Shima, kuko umwaka umwe gusa yize, yarangije ari we wa mbere mu ishuri. Ni nawe wa presence kuri proclamation, kuko nawe uzi gufata cyane. Turabashimira cyane ko mwakomeje kuzirikana Shima. Yarwaye muri vacances, grande vacances, kandi yari afite inyota yo kugaruka ku ishuri. Imana ibahe umugisha. Ntabwo ndi buririmbe kubera ko igihe ari gitoya. Yakundaga indirimbo ya Ndagatama ka Yesu, kandi barayiririmbye, ariko hari igitero cya gatatu yakundaga kukiririmba n'amagambo nyasomye nyuma numva ajyanye na message yiwe nshaka kumutura. Reka nyisome gusa, ni cyo cya gatatu. Kamanze nyisome ngo: sinyitinya noneho ndi mu ntama za Yesu, igihe nikigera azanyura mu rugo, nzagira umunezero nta bukene kwa Yesu. Ntabwo tugomba kubabara nk'abatizera, nta bukene kwa Yesu. Imana yaramuduhaye kandi yamutahanye mu rugo. Kuri ibyo byose Imana ihabwa icyubahiro. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Satanina badayimoni bazahunga mu maso abesima bagurano azazangwa babature kandamaro yazatwara isi azacina barazishira byose bisha icyamaka zadati bagenzi tu babazuru tuhore twiteguye ukurina kabujuru
ntazazira. Reba umunsi mubi we. Ntabwo nabyemeraga. Ntabwo nabyemeraga kuki ariko ndabyemera. gerageza amarangamutima tuyamanagirire. Abantu tugiye gusubiramo ndagira ngo mbasabe turekere. Abantu bari bateruye indabo begere hano babanze bazifata. Iyi kamera nyirayo nayiteruye. Indabo ziteruka zegere hasi zijya hanze hari abasanga. Abantu indabo soke kwa
ntabwo turasohoka ntabwo turasohoka ariko yego abasore mudufashe rero